Hello, turongeye tubaye ikaze kuri Go and Science Scholarship Channel, aho mukura amakuru yabafasha rwose kuba abanyeshuri ba kaminuza zigiye zitandukanye ndetse mukaba na job opportunities zigiye zitandukanye. So icyo usabwa niba ari ubwa mbere uze kuri channel, kora subscribe, like na share kugira ngo ujye ukomeza ubaye natwe buri munsi. Uyu munsi rero ngo twabisabye n'abanyeshuri bagiye batandukanye, haba Prince muri University of Rwanda ndetse n'abashoje uyu mwaka, badusabye ko twazajya tubahereza amakuru menshi agiye atandukanye kugira ngo hatazagira ikibacika, kuko bifuza ko abanyeshuri ba University of Rwanda. So uyu munsi rero tugiye kugaruka ku byo twahoze dusabwa n'abakunzi bacu, ati se ni gute twazabona ko twabaye admitted, ni gute twabona admission letters zitwemerera kujya muri University of Rwanda. Nkuko tubizi rero ku itariki 22 z'uku kwezi turimo rwose kwa munani uyu mwaka 2025 nibwo admission results ziri buze gusohoka, aho abanyeshuri bose bapurenze muri University of Rwanda babasha kubona ko ibyo basabye byakunze cyangwa se bitagenze neza. Gusa turizera ko mwese byakunze, haba abo twafashije kwa prayinga ndetse n'ababikoresheje ahandi cyangwa se n'abafashijwe na video dukora buri munsi. So reka tudatinze rero turebe uburyo kiwe munyeshuri wapurenze muri University of Rwanda uyu mwaka, uburyo ku munsi w'ejo rwose uzareba niba warabaye admitted. Uraza hano muri Chrome yawe, nuza muri Chrome yawe urabona ko tuhageze, uzana wandikemo website ya UR, urandika www.ur.aka.rwa. urabona ugisoza kwandika iyi website urahita bayikwerekana iri muri blue color, urahita uzokirikeho. Twihute, urahita ubona iyi poto. Tubibutse ko tugiye kureba uburyo ki ubona admission letter yawe. Ahangaha nugira nta kindi uri bukore, uhita uzukorana kuri admissions. Numara gukora kuri admission urabona iyi poto nanone iriho abanyeshuri rwose hano ba UR, abanyeshuri bagiye bapasinga mu bihe bigiye bitandukanye. Uhita uza hano kuri new application. Nukora kuri new application urahita scrolling uzamuke ibisanzwe. Hano urahita ubona new application mu ibara ry'umukara nkuko ubibona kuri screen. Urahita uzukora kuri new application. Ngira ngo urabona ugikora hano barahita bakwereka aho ushyira student number cyangwa se za reg number twagiye tuba. Twizere ko mwazibitse neza, kuko iri reg number niyo igufasha gukora ibintu byose ndetse ni nayo igufasha iyo wageze muri kaminuza. Ahangaha muri student number rero hari umunyeshuri waduhaye uburenganzira bwo gukoresha namba ye, kuko hano yicano yubahiriza privacy z'abatugana z'abadukora service. Hari uwo twasabye ko twakwifashisha reg number ye twereka abandi uko bazareba admission results, aratwemerera. So reka tudatinze tubikore. Turandika reg number, yego, tagira ngo mubashe gusobanukirwa neza. Yego, nidusoza reg number urabona ko ari imibare, ni imibare 9. Nusoza kwandika neza iyo mibare 9 nta kindi dukora, uhita uzana hano kuri pin kakirika kazaga fresh, ugahita wandikamo pin. Ubwo katwandike pin. Okay, ngira ngo urabona ko dushoje kwandika pin. Ahangaha nta kindi duhita dukora icyo bita login. Ubu turinjiye kuri poto yacu. Nuhagera uhita ubona poto imeze itya. Ngira ngo urayibona poto uko imeze. Uyu muntu yari aprayinze rwose, bigaragara ko yashoje.
So abingibi rero n'ubundi ni ya makuru yawe asanzwe muri system. Ibi ntacyo ubikoraho, ahubwo urahita uza ureba hano dufite application, dufite registration, dufite student administration, dufite na student inquiry. Ahangaha nta kindi ukora, uhita uza ukurike hano kuri application. Kuri application urahita ubona ibyo guhitamo byinshi. Hano hari view application rules, submit application, view completed application, academic admission status, personal contact detail. Ahangaha ngira ngo urayibona, noneho uhita ubona ibintu byinshi. Ahangaha iyo ukiritse kuri view completed application ni nko kongera kureba bya bintu wasabye kwiga. Ahangaha muri makini byo twapurayinze. So ibingibi rero ntabwo nta kintu tubishakaho cyane, ahubwo dushaka none cyitwa academic admission status. Iyi status hano kuri academic admission status niho noneho uri buze ugakora. Ngira ngo urabona ko tuhakoze. Ahangaha ngira ngo urabona nuhakora urabonye academic admission status ngibi hano. Ahangaha nta kindi, nanone urabona ko tubonye bya bindi twapurayinze. So ahangaha rero aha nta kindi uri buze ugakora. Ahangaha ngira ngo nabyo nubibona urabona ko ari za nomero yakoresheje ndetse na email ye biri recorded. So urahita uza hano sasa kuri admin registration. Ahangaha ukihaza rwose niho ubonera ko uyu muntu atarakora registration. Iyo utarakora registration ntabwo uba wakabaye umunyeshuri wa University of Rwanda. Gusa nk'intego nyamukuru yacu dufite ni ukureba niba admission zacu zarakiwe, twaremewe, twemerewe kwiga. So ngira ngo ahangaha tubashe gusobanukirwa poto turi bunyureho. Poto unyuraho nta yindi rwose ni iyi ngiyi. Iyi poto ni unyuraho niba bashoje kubishyira muri system, ukanyura kuri iyi poto ukayinyuraho. Ukinyuraho direct rwose uzahita ubona niba wabaye admitted. Kubibona nta handi uzayibonera hiya. Ahangaha ubona hari izi faculty wagiye uhita mu makaminuza agiye atandukanye ya UR. Aha niho azakudirectinga koko ugahita ubona niba wabaye admitted. Ngira ngo ibyo ngibyo birumvikana. Kandi nanone ukinjiramo hano ukabona hano have review completed applications, ukabona hano warashoje. Ahangaha rwose nakabuza application yawe yaragezeyo. Iyo yagezeyo nta kindi busabwa uretse gutegereza, nta kindi. Ngira ngo ibyo ngibyo turayibonye kandi ndakeka dusobanukiwe twese aho turi mu mpande n'impande zigiye zitandukanye. Nta kindi nababwira uretse kubashimira. Mbashimira ku mwanya muduha, mbashimira ko mudukurikirana. Ahangaha rero nyibashimira uhita uza nusoza kubona ibyo ko byaciyemo. Nta muntu ugisiga system yatarugenza aho tuzano kuri log out. Logging out turi tugira kuri ya tab no twatangiriyeho. Ahangaha umaze kubona niba babaye admitted, nta kindi kiba gisabwa uretse gutegereza igihe cya registration ndetse no kwa applying inguzanyo, kandi byose tugenda tubibafashamo. Murakoze cyane. Icyo usabwa niba ari ubwa mbere n'ugenda koza subscribe, like na share kugira ngo ujye komeza kubana natwe buri munsi.